umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi z'urukundo wankunze, rugaragazwa n'umurimo w'ubumana wakozwe, injizwa mu bumana ubundumwe na data, ubundumwe na data. Gushimira ni ubwiru, ntabwo ari umuhango cyangwa se itegeko. ubihishuriwe aba abonye inzira y'ubumana, inzira itangaje kandi itavunanye. Mbibutse iki? Yesu yaravuze ngo umutwaro wanjye nturemereye, no kunkorera ntibiruhije. Yaravuze ngo usanga wese arushye ndamuruhura. Aravuga ngo tumwigireho kuko ari umugwaneza, akaba yoroheje mu mutima. Ntiyigeze ibintu bye abikomeza. Ibintu bye byasaga n'ibyoroshye, nyamara bifite imbaraga muri ubu buzima. Ubwo ndi gushaka kuvuga ngo ushobora gufata ikintu cyitwa gushima kutaragishurirwa ukacitiranya nk'ikintu gisanzwe, ibintu ukora ushoje cyangwa utangiye gukora isengesho turagushimiye Mana, ugasoza uvuga turagushimiye ame, ukumva ni umuhango mwiza. Ngenda kubwiza ukuri, nuhishurirwa gushima uzaba ubonye intwaro iruta intwaro mu utekereza zishoboza umuntu gukora ibintu bidasanzwe. Just thanksgiving. Twize byinshi kandi tuzi byinshi ku bijyanye n'uburyo duhangana intambara y'umwuka, abantu uko bayitekereza, spiritual warfare, uburyo tubirwana. Do you know, yaba waruzi ubu bwoko buhanitse bwo gutsinda uhishuriwe gusa ikintu kimwe cyitwa thanksgiving, gushimira. Amavu ngubwira ngo benshi iyo babigerageje birabananira, nturenze iminota 5. Warabona umuntu yiyirije ubusa ashimira Imana? Mwe mwabona umuntu yiyiriza ubusa ashima? Ariko abantu baziyiriza ubusa basaba, bakwitera umukungugu, bakambara ibigunira. Mujye mureba mu byanditswe tubona abantu biteye ibigunira, bambaye ibigunira, bamara iminsi myinshi barimo basenga. Iyo minsi 40 abantu bayimara barimo basaba, ariko nta wamara umunsi ashima. Icyo nkubwira, bigerageze nawe ubirebe byonyine, rikuvuga ngo nurarenza iminota 5 ushima. So ntuzubukana rero buraho. Ibyo byiza nibyo bidahabwa umwanya, bya bindi bikuvuna ukagorwa ukavunika ukavuga iyi minsi yose. Ndikubwira ngo hindura, uvumbura ubundi buryo bushya Imana yashyizeho, intwari ikomeye cyane nyamara isuzuguritse. Mwibuke, yishimiye kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Thanksgiving, gushimira. Yeriko rero niho Abisirayeli bagombaga kubona inzira. Dusome Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku 20, aravuga ngo Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli. Batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Urumva bari bagize ubwoba kubyo bavugaga ntihagire usohoka muri uyu mudugudu Abisirayeli bataza kubona twafunguye bakinjira. Kandi iyo babaga bafunze ahanini byagoraga kwinjiramo. Natubwira ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. My. Dore nkugabije Yeriko. Uwiteka niko yamubwiye, nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Iki ni cy'Imana iteka ryose bikubwira ko yakugabije Yeriko, umwami waho n'intwari zaho. Na Yeriko hari intwari zaho, kwatubwira Yeriko hari umwami waho washyizeho amabwiriza n'amategeko. Ibyo bintu byose muzi icyo byakoraga, byakumiraga urugendo rw'Abisirayeli, byakumiraga inzira Uwiteka yaciye. Hari ibyashakaga kuyitambikamo.
maze Uwiteka abwira Yosuwa, arambwira Yosuwa, ntutinye kuko ari ibyitambitse imbere yawe, nkugabije ibi biri hejuru, ubiri inyuma wese ndamukugabije, ndetse n'ibyitwa intwari z'icyo gihugu cyitwa Yeriko, uwo mudugudu ukomeye nawe ukugabije. Do you know ko ikintu cya mbere cyari gufasha Yosuwa noneho kumva ibindi Uwiteka agiye kumubwira ni icyo ngicyo cyo kumva ko Imana yamuhaye intsinzi atararwana. Uzi ko handitse ko turi abatsinzi no kurushaho. Wari uzi ko muri buri circumstance, muri buri circumstances, muri buri kintu cyose ducamo mbere yuko tunakinjiramo intsinzi, Imana iba yamaze kuyibara ku ruhande rwacu. Nitwiga inkuru za Dawidi urugero, intambara yarwanye intambara zigera kuri 40, nta nimwe Dawidi yatsinzwe. Every battle, buri ntambara yose Dawidi yarayitsinze. Nta hantu na hamwe Kristo Yesu yigeze atsindwa mu buzima bwe, na hamwe. Well, turi abana be. Uzi icyo atubwira? Ngo twahawe intsinzi tutaranarwana. Paulo yaratwandikiye nk'undi iryo jambo. Baratubwira ngo aduhishurira uburyo Imana ibiturangaje imbere. Aza ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu no guhumura no guhinduka impumuro nziza hagati y'abarimbuka n'abakira. Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ihora iturangaje imbere. Iyo iturangaje imbere ikaduha gutsinda, ikaduha victory, ikaduha gutsinda kuko iturangaje imbere. Ababisirayeli n'ubundi bavuga muri Egiputa bari kumwe n'Imana. Imana ishimwe kuko iturangaje imbere, ikaduha kunesha muri Kristo Yesu. Mbere yuko uhura n'icyo uhura nacyo, wari uzi ko Imana yo iba yamaze kubara intsinzi. Tekereza, ni nka ekipe igiye gukina n'indi. Mbere yuko ekipe ikina n'indi, amanota akaba yabazwe. Kubera iki? Kuko Imana yizeye. Mwibuke, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Bivuze iki? Twebwe n'Imana tumuri ekipe imwe. Abo tugiye gukina nabo bose iteka intsinzi iba yabazwe. Kuko nta wadutsinda turi kumwe naye. Nawe ndagira ngo wumve iki nicyo yatangiye abwira Yosuwa. Arambwira Yosuwa, ndagira ngo mbanze ngubwire uyu mwami waho n'intwari zaho hantu baririmbye ndabikugabije. Na kimwe mu yandi magambo kitari mu biganza byawe. Ari muzi ko ibi ari byo dukorerwa mu isezerano rishya. Aduha ubutware ku nzoka na scorpio, aduhindura abatware mu by'ubwami bwe, abami n'abatambyi mu bwami bwe. Nawe tukwiye kuba dufite iyi attitude y'umyumvire igihe turimo tugenda, kugira ngo ibisoko yo gutangira dushima, So Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije i Yeriko n'umwami waho n'intwari zawo, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, ariko muzajya mukora kumara iminsi 6, kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe navuga cyane, mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu ati, nimuhite muzenguruke umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi n'intama, banyura imbere y'Uwiteka, banyuza isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, barayibakurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, ni n'ab'inyuma bakurikira isanduku.
ba batambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Ubwo bavuzaga amahembe n'abatambyi. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwira nti nimurangurura amajwi muzahereko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi bashaka isanduku y'Uwiteka, n'abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka, bakomeza kugenda bayavuza, maze abafite intwaro bajya imbere n'ibyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka, bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa kabiri bazunguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo, bagenza batyo iminsi 6. Ku munsi wa karindwi bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6. Ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7 bagejeje ku curo ya 7, abatambyi bakivuza amahembe. Yosuwa abwira abantu ati nimutera amajwi hejuru, kuko Uwiteka abahaye umudugudu, kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Ariko Marayo Rahabu aba ari we uzarokorana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugerero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izaba n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Bakundwa, uyu ni inkuru yose y'uburyo Imana yayoboye Yosuwa nabo bari kumwe kugira ngo bashobore gutsinda. Mu ntambara Yosuwa yari agiye guhura nazo, yari amaze gusimbura Mose, umugaragu w'Imana ukomeye. Mose we uburyo yagiye akora, yari afite inkoni itangaje. Inkoni yagiye atunga ku gitare kikazana amazi, inkoni yakoresheje kenshi muri byaga 10 kugira ngo bashobore kuva muri Egiputa. Uwiteka yakoresheje inkoni ya Mose kugira ngo inyanja icikemo kabiri. Mose yakoze ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ku buryo kubura Mose kwari kubura amagari n'amafarashi kw'Abisirayeli. Nyamara Yosuwa arabwirwa ngo nakomere kandi atoranijwe kugira ngo ageze Abisirayeli mu gihugu basezeranije. Ugereranije Mose na Yosuwa, bashobora kuvuga Mose rwose ubwo agiye n'iki gikurikiyeho cyo kuvuga kugera muri Kanani ntibizakunda, kuko igihanganye Mose kiragiye. Ariko ndagira ngo mbibutse iki kintu kandi muhore mukizirikana. Ntabwo ari ikibazo cy'umuntu, ni ikibazo cy'Imana iri muri uwo muntu. Ntabwo ari ikibazo cy'umuntu uko areshya, uko angana, experience afite, ahubwo ni Imana ituma ibyo bintu bikunda iri gukorana n'uwo muntu. Igikomeye rero nshaka kwerekana ni iki, nuko Yosuwa yakoze ibintu Mose atashoboye no gukora, kuko Mose atabageje mu gihugu cy'isezerano, nyamara Yosuwa yabagejeje. Mose yari afite uburyo bwe yakoraga butandukanye n'ubwo Yosuwa yakozemo. Yosuwa yatangiye kuyoborwa mu buryo bwimbitse butandukanye. Yosuwa nimubona muzabona muri ya minsi yose Mose yabaga mu buturo bwera agasohoka, Yosuwa ngo yagumagamo akunguka byinshi, agasobanukirwa byinshi. Now ibintu biri kuba ku gihe cya Yosuwa, bo noneho ikijya kuba cyose bari kwitwaza isanduku y'Imana. Isanduku y'isezerano ya representaga byinshi, ya representaga ubwiza bw'Imana. Muri iyo sanduku y'Imana niyo igipfundikizo cyitwaga intebe y'ihongerero. Reka uyu munsi byashushanywa na Kristo hagati muri twebwe. Icyo gihe byari isanduku hagati muri bo, batwaraga hagati yabo mu rugendo rwabo,
igasa naho ibaye ikintu kidasanzwe gituma batsinda intambara zabo zose. Iyi sanduku iyo bayitwazaga intsinzi yabaga ihari. Uyu munsi wa none ni Kristo hagati muri twebwe, intsinzi yacu muri byose. Ikintu tubona hano nuko Yosuwa uburyo yatangiye kujya ayoborwamo bwari butangaje. N'izina ry'ubwe ryasobanuraga uruhura, Yeshuwa. Bivuze iki? Bivuza uruhura. Izina ry'ubwaryo ryerekanaga ko ari ugomba kuruhura abisirayeli akabageza mu gihugu cy'isezerano Uwiteka yasezeranije abisirayeli basogokuruza babo. Muri ayo mabwiriza yo yatangiye kumubwira byabaga ari ibintu bitangaje, kubera ko kumva uburyo Imana yamuyoboraga washoboraga kuvuga uti Yosuwa rwose ibi none uri kutubwira ntago Mose yigeze abitubwira, ntitwumva uburyo ibi bintu biri bukunde. Ariko icyo Imana yamubwiraga cyari cyaramubwira iti noneho fata isanduku y'isezerano igira abayiheka bayijya imbere, nibamara kuyijya imbere ushake abantu bafite intwaro bagendane nayo, hanyuma n'abaturage bose baze ku murongo. Now bagende inyuma bazenguruke Yerusalemu bacecetse. Now inako Yeriko bacecetse, barazengurutse koko ntibavuga ngo baranje basubira mu mahema yabo bararyama. Hari ikintu kimwe mba nibaza, tekereza kuzenguruka Yeriko rimwe waranze ugasubira ukaryama. Ni ibintu bitamakinga sense. Wese iyo bitekereje urumva hari ikintu biri bubyare. Ubundi mwagakoze igikorwa cyita kwinjira mu gashwanyaguza mukarimbura uko mubishoboye. Ariko niba bari bafite intwaro zabikora. Ni Imana ibabwira mugiye kuzenguruka rimwe. Muzi ikintu gikomeye kirimo aho, to hear his voice, no kumva ijwi rye, no kumva uko uyoborwa. Uburyo yabayoboraga byari bya bindi nyine twavuzeho bivuga ngo yishimiye kudukirisha ubufu bw'ibibwirizwa. Barazengurutse koko barangiza bagataha bakaryama mu mahema yabo. Ushobora kwimagine icyo bibwiraga bati se buri ibyo twakoze ni ibiki? Twiriwe tuzenguruka gusa turangije turaryama. Siba Imana iri kutuyoboramo ni ibiki? Kuko ubwenge bwabo bwaberekaga ko batari gukora ibihagije kugira ngo bashobore kwinjira muri Yeriko. Ariko Imana yarababwiye oya muzenguruke rimwe, muzenguruke rimwe. Kuko urabona iyo Imana iri kutuyobora kenshi uzajya usanga dufite ibitekerezo byacu by'ibintu byakagenze. Noneho iyo Imana iri kutuyobora usanga habaho intambara ikomeye cyane yo kwemera uburyo tuyoborwa. Kuko usanga dufite uko twe twiyakira, twibona, twumva oya bigomba kugenda gutya. Ntago bigomba kugenda gutyo. Nese niba byakagombye kugenda gutyo uko bitekereza, ni ubuhe buryo bari bafite bwo kurimbura Yerusalemu? Mu buzima bwo kurimbura Yeriko. Mu buzima bw'abantu usanga n'ubundi bafite inzitizi nta nicyo babikoraho. Ariko kandi bagasigara biyemera bumva okay bigomba kugenda gutyo. Okay, niba bigomba kugenda uko bitekereza kuki bitatanze umusaruro? Ese wakoroha Imana ikakuyobora ikakwereka uburyo byatanga umusaruro? Icyo tubona aha rero yarabazengurukije rimwe barataha bararyama. Nyine ubwo ndi kuvuga ndishobora kwimagina baharaye batekereza iki bintu byo kuzenguruka tukaza tukaryama ubundi bisobanuye iki? Ko niyo mabwiriza Yosuwa yari yahawe. Ku munsi wa kabiri barongera barazenguruka isanduku ibajya imbere. Ubwo yagira ngo abumvishe yuko ikintu kiri kuba hano hari isomo bigaga. Isanduku niyo ikwiye kujya imbere. Isanduku again uko navuze yarepresentaga yashushanyaga neza ubwiza bw'Imana. Isanduku yabaga irimo ibimenyetso n'ibihamya by'uburyo Imana yakoranye n'Abisirayeli n'ubwo yagendanye nabo. Ubu bwiza bwari hagati muri bo bwashushanywaga nanone again nkuko navuze Kristo hagati muri twebwe uyu munsi wa none. Ku gihe cyabo rero iyi sanduku yari igitangaza ibari imbere. So yaramabigisha reka isanduku ibe hagati. Igihe cyose itari hagati mufite ibindi byiringiro ku bundi bumenyi butandukanye n'uburyo mbayobora muzasanga iteka mutsindwa. Nubwo mutsindwa kandi ntimwemera ko mwatsinzwe, nubwo mwabibona ko mwatsinzwe ntimuva kwizima ngo mwemere ko mbayobore mu ntsinzi. Nkuko navuze ibyanditswe biratubwira ngo ariko Imana ishimwe ko riturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu. Ese wari wemera ko Imana ari iguha kunesha muri byose? Wari uzi ko iyo nta ntambara n'imwe Dawidi yatsinzwe kandi ibanga ryari uko iteka ryose yajyaga kurwana yabazaga Uwiteka ese atere cyangwa ntatere? So gushyira isanduku imbere aho nicyo cya mbere turi kubona. Niyo ngo Kristo niwe wibanze mu buzima bwacu, Imana niyo ibanza mu buzima bwacu. Si turekonesa suko twiringiye twebwe ubwacu utekereze ko ibintu byose bikomoka kuri twe, ahubwo bikomoka ku Mana. Si hari ukwiringira ubuntu bwe, hari ukwiringira imbaraga ze n'ubwiza bwe. Nitwiringira iby'umubiri ko nta mbaraga zirimo, n'ubwibone buri empty bwambaye ubusa budafite icyo bubyara. Icyakora kumwiringira bifite inyungu nyinshi.
zirenze izo utekereza. Umunsi wa mbere barazengurutse baranje bajya kuryama, umunsi wa kabiri barazenguruka barongera bajya kuryama, biba iminsi 6. Naho bigera kuri wa munsi wa 7 bari bahaye amabwiriza atandukanye n'ibi. Noneho byari byamaze gufata ikizabanesheza n'ikizabafasha gutsinda, si imbaraga zanyu, si ubwenge bwanyu, ni Uwiteka ubwe. Ubwo ndagira ngo turimo tugana mbayishurira ikintu gikomeye cyane cyitwa gushimira. Ndagira ngo wumve ibirimo nuko icyo birekura n'ikigiye gukora kirenze ubwenge n'imbaraga zawe. Ibigiye gukorwa hano n'ibigiye gusohoka hano birenze nyine bwa bushobozi bw'umuntu asanzwe azi yibitseho cyangwa ashobora gukora agakemura ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So nicyo gituma gushimira no guhimbaza ari ishurirwa rirenze imikorere ya muntu, ahubwo ari divine, ari ishurirwa ry'Imana. Hano aratubwira rero ngo ku munsi wa 7 bagombaga gushyira mu bikorwa ibyo bari babwiwe. Ibyo bagombaga rero gukora ni iki? Bagombaga kuzenguruka nk'uko bisanzwe, ariko noneho y'inshuro ya 7 bamara kuzenguruka ngo bagashyira noneho amakondera, bagatangira kuvuza amahembe, ngo bakayavuza cyane. Bamara kuyavuza cyane ngo abandi nabo bakavuza urusaku rwinshi cyane. Uzi urwo rusaku rwari rwo urusaku rw'intsinzi kandi bataratsinda mu bigaragara. Urusaku rw'intsinzi kandi bataratsinda mu bigaragara. Naho ndi kwinjira rero kugira ngo ngufashe kubibona. Urusaku rw'intsinzi kandi ntaratsinda mu bigaragara. Gushimira ni iki? Nimusuzuma muzasanga umuntu akenshi akunda gushimira kuko hari ikintu cyabaye. Muri make hari intsinzi yabonye imwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iri kumutera gushimira icyo kintu. Akenshi biroroha gushima rwose iyo ukozweho. Hari urusaku rero ruri compatible n'icyakozwe. Nivuga ngo hari ibyishimo cyangwa urusaku rwishimwe mu minwa yacu cyangwa minwa y'uwo muntu biba bisa n'ibihura neza n'icyamukorewe cyangwa na a finished work, umurimo warangiye gukorwa. Sinzi icyo niba ugitoye neza. Ndavuze ngo ishimwe n'urisuzuma uzajya usanga ari urusaku ruri parallel, rusa n'uriringaniye n'ikintu runaka cyakozwe. No kuvuga ibyishimo bivubutse muri icyo kintu cyakozwe bifite uko bimeze, bifite uko biteye. Iyo rero umuntu hari ikintu cyamukorewe akishima agasakuza cyane, burya rwa rusaku rw'ibyishimo no gushimira ruba ruri mu murongo umwe uhwanye na cya kintu cyakozwe. So hari ihuriro ry'ikintu cyakozwe yishimiye n'urusaku ari kurekura ruri kuva muri we. Icyo kintu ucyumve. So wabyita vibration. The vibration ikiri kumusohokamo uyu muntu kiri parallel, gihwanyije agaciro n'ikintu cyamaze gukorwa, n'ikintu cyamaze gusohora, n'ikintu cyamaze kuba. So muri make ni nko kuvuga ngo icyari ikibazo cyasubijwe, iyo ikibazo gisubijwe habaho imbamutima, amarangamutima, ibyishimo bizamuka biri mu murongo umwe n'icyo kintu cyakozwe. So hari ibintu rero biba ku bantu batamenya. Iyo hari ikintu kibi runaka kibaye ku muntu cyangwa ikintu kitari kugenda neza, hari urusaku rundi umuntu asohora muri we rutari urw'ibyishimo, ahubwo rwo kuvuga ibi bintu bizarangira ryari. So ndi kwereka ngo vibrations zawe, ibyo bigusohokamo bimeze nk'amashanyarazi, bimeze nk'imbaraga, bihura neza n'igikorwa cyakozwe. So ishimwe kenshi impamvu abantu batakunda gushima ibintu bitaraba nuko bo bategereza ngo bya bintu bibe aba ari byo birema ya vibration, bireme bya byishimo na ya marangamutima na rwa rusaku rw'induru, ariko zishima ko ikintu cyabaye. Ikintu Imana yarimo bakorera hano yarimo ibicurika, iravuga itoke musanzwe mumenyereye ko ni byiza gushima ikintu cyabaye, kuko iyo cyabaye gifite uburyo gihita kibateramo guhita ushima, biza naturellement, biza byoroshye.
Imana yavuga mwari muzi ko mubicuritse mwazana intsinzi n'ubundi biboroheye. Oh my ndagira ngo icyo cyumve. Umuntu wese ikintu cyabaye kikamunezeza ni ibintu bivuka gutyo gusa kubera ko icyo kintu cyakunejeje. Nurabona umuntu yishimye yaranze agatanga inka biturutse gusa mu byishimo, yaranze akagaba. Icyo kintu nurakibona umuntu yishimye akagira icyo akugabira kubera umunezero, ndi kuvuga ngo uwo munezero uhuye neza n'iryo shimwe n'iryo byishimo. Ibyishimo byamurenze kubera ikintu runaka, akanatanga, akagira gutya, akagira ubuntu, ineza n'ibindi nk'ibyo. Hari ihuriro hagati y'igikorwa cyakozwe n'ishimwe. Ni nacyo gituma ari ibintu bisanzwe mwese muzi ko dushima kubera icyakozwe, right? Iyo niyo formule tuzi. Now curika iyo formule rero, uraza gusanga ni formule ni ikintu gihari ukivumbuye watangira nago nshaka gukoresha ijambo reka ndikoreshe mu buryo ariko nshaka kubyumvisha mu buryo buri positive, kumanipira nature, manipulating nature. Now nature ntushobora kuyimanipira, ahubwo aya ni amabanga, ni secrets of life, ni amabanga y'ubuzima uko ibintu bikora. Wari uzi ko ushobora gusanga oh my god, oh my. Mbaho urugero rw'indorerwamo. Indorerwamo zisanzwe mubona. Hari indorerwamo bita akareba nyuma ziba ku modoka, ku buryo iyo iri kuyireberamo bikorohera nyine kureba ikintu gishobora kuba hafi cyangwa kiri kure. Tekereza uburyo abantu bashobora gukina n'indorerwamo zitandukanye, ari kwerekana gutya, ari ishobora kwerekana watandu, ariko byose ari indorerwamo. Nge ndi gushaka kwereka ikintu gikomeye kiri hano. Iyo umuntu ashima bituruka mu gikorwa cyakozwe, icyo cyakozwe kikamuzamuramo umunezero agashima. Noneho ndi kuvuga ngo wari uzi ko utangiriye kugushima n'ubundi bibyara cya gikorwa kigasa kigahita gikemuka. Okay, ushobora gutegereza kigakemuka ugashima, sibyo? Cyangwa se ushobora gutangira ushima, ibyo shimwe rikaba urusaku ruhura n'igikorwa cyamaze gusohora maze kigahita gikoreka. Sinzi niba icyo gitahuye. Ushobora gutangirira mu ishimwe ugasoreza mu gukorwa kwa cya gikorwa. Abenshi ikintu dukora, ikosa dukora ni ugutegereza ngo bibanze bibe kugira ngo tubone gushima. Ntabwo tuzi ku reversinga guhinduranya formule yuko ushobora gutangirira mu gushima, kubera ko urwo rusaku rw'iryo shimwe ni rushobora kubaho hatari igikorwa kiri paralele cyitwa cyasohoye, cyabaye, cyakunze. Iyo urusaku rw'ibyishimo rwa cyakunze kandi kitarakunda gihita gikunda kugira ngo kiringanire neza na rwa rusaku rw'ibyishimo n'ishimwe riri gusohoka mu kanwa kawe. Uri kumva ibanga? Do you now get it? Uri kumva ihishurirwa ririmo hano? That is why tuzakomeza tubibone. Yavugaga ndabahamagara mwishime mushime iteka. Yarazi icyo bivuze. Benshi muri twe nk'uko nkomeje kubivuga bategereza kubanza ngo bibe ngo bashime. Nanjye nkakubwira ngo nibyo, iyo ushimye iyo vibration, ibyo byishimo, urwo rusaku rw'ibyishimo n'induru uri kuvuza, n'induru zitari zo gutsindwa, n'induru z'intsinzi. Iyo nduru y'intsinzi byanga bikunda iza kuko hari intsinzi yabaye, right? Noneho iyo utangiriye, iyo ntsinzi itaraba, ahubwo ukaba ushobora gutangirira mu rusaku rw'indirimbo z'intsinzi kandi intsinzi itaraba, intsinzi hitiza. Do you get it now? Sinzi niba ucyumvishije. So tangirira mu rusaku rw'indirimbo z'intsinzi, intsinzi hita yiyalininga muri urwo rusaku ruri gusohoka muri wowe, kubera ko niko bikoze. Ibi bintu ndi kubabwira nibyo nshaka ko amaso yafunguka ku ngingo tugiye gukoraho, izindi tuzakoraho zijyanye n'ibi muzasanga ni formule imwe. Iri ni ibanga ryamye ririho. Uzi Yesu avuga ngo mwe kwiganyira, ko nimwiganyira nta kintu mwakwiyunguraho, nta mukono nimwe. Avuga ngo ahubwo
maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizabongererwa. No muri iyo context yavuga nta mpamvu yo kubabara kubera iki, kuko murusha agaciro iki inyoni ziguruka mu kirere. Ntabwo muhwanye nazo, ariko ntiziba nizisarura, ariko data wo mu ijuru azi. Hari ibintu yari arimo atwigisha, hari kutwereka well mw'abantu mwe muri kwiganyira muba muri gusohora urusaku ruhakana ruhwanye n'igikorwa cyananiranye. You see, uri gusohora urusaku rw'igikorwa cyananiranye. Uzi icyo uri kuvuga mu rusaku rwawe? Ni kigume kinanirane. Ni kigume kinanirane. Now, iyo usohoye urusaku rw'ibyishimo n'indirimbo z'igikorwa cyakunze, niyo cyaba kitarakunda, uba uri kuvuga mu yandi magambo, yo n'imvugo isi igukikije yumva, uba uri kuvuga ngo nimufunguke kuko nta mahitamo mufite. Byumva kubi izo vibration, zumva isi nta nimwe, nta rugero dufite muri Bibiliya yose aho abantu batangiriye mu gushima ngo ibyo bashimira bisigare bitabaye. Ibibaho. It is a secret, ni ishurirwa, kuko ni formule imwe. Reba icyo atubwira. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Ndagira ngo ngubaze iki kibazo. Urusaku rw'ibyishimo, urusaku rwo guhimbaza, ni guta amabuye bubuye arwumva. That is the secret ndi kwereka. Amabuye agira ubwenge, amabuye hari ubwo avuga. Uzi ikintu ari kutwereka? Imagine urusaku rw'ibyishimo, ariko urwo rusaku rukumvwa n'amabuye, non living thing. Could you see here? Nicyo uri kubona hano. Arimo atwereka ngo ntimuzi ibanga riri mu gushima no gusakuza indirimbo z'intsinzi. N'ibyo bintu byaba bitaraba, ntimuzi icyo muba muri gukominikari hanze. Umunsi umwe Yesu arimo abambwa, yaravuze ati data ubabare ko batazi icyo bakora. Iyo twebwe turimo dushima, dushobora kuba tutazi icyo turi gukora. Ni gushaka gufatira iyo jambo gusa ko batazi icyo bakora. Paulo yigeze kwandika ari kuhamya ibyo, ari kuvuga ngo iyo bamenye uwo mwami w'icyubahiro ntibari kumubamba. Do you know ko iyo turihimbaza tutanazi n'icyo turi gukora? Reba ikintu ari kutubwira hano ngo bavugije amahembe, kugira ngo bavugije amahembe y'agahindo ya. Umunsi umwe ku musozi wa Sinayi, amategeko amaze gutangwa, Mose yari yaratinze, none aza kubamanuka, aza kumva urusaku rw'Abisirayeli. Muri urwo rusaku rw'Abisirayeli aravuga ati urwo rusaku ndi kumva n'uruhe? Yari kumwe n'uyu Yosuwa. Yosuwa aramubwira ati ariko urusaku ndi kumva urusaku, turi kumva urusaku. Maze Mose aramubwira ati oya, urwo rusaku si urusaku rw'intsinzi. So hari itandukanirizo ry'urusaku rw'intsinzi n'urusaku rw'ibindi. Nta nubwo ari urusaku rw'agahinda. Urwo rusaku nubwo ushobora kubyitiranya, ariko universe, iyi si tuzengurutse, bituzengurutse byo ntibivangirwa nk'uko twebwe tubitekereza. Urwo rusaku basohoye bavuze amakondera rwari urw'ikizi, rwari urwo kuvuga ngo Yeriko irakomeye. Oya, bavugije induru n'ibyishimo ziri mu mujyi umwe n'umurongo umwe uvuga ngo intsinzi twayibonye. Iyo ntsinzi mu bigaragara ntiyari ihari. Byagenze gute? Bibiliya iratubwira ngo maze amabuye, inkike zari zikozwe n'amabuye zirariduka, zirashwanyagurika. In fact batwereka ko ngo buri wese yinjiriye aho ahagaze. Eko bari batubwiye ngo buri wese, bakundwa, tekereza ngo imbere yawe aho hari inzira. Imbere yaho mwibuke inkike zari zigose hari n'amarembo, ariko Abisirayeli binjira muri Yeriko ntago binjiriye mu marembo, buri wese yinjiriye ahageze. Kubera iki? Urusaku rw'intsinzi rwaravuze cyane, amabuye ararwumva runama, nature irareponda, ibibazengurutse byose byumva urusaku ruri kuvamo. Ni kuvuga ngo ishimwe
kwa kundi natwe ubwacu tutaryihanganira ngo dushime iminota irenze 5, ni nako n'ibidukikije bitihanganira kumva ishimwe ngo bigume biri bya bindi. Birahinduka, birayenga, birunama. Hari ibanga riri mu gushima. Data wa twese, turagushimiye cyane kubw'uyu munsi. Ushimwe kubw'ubwiru buri mu gushimira. Ushimirwe cyane. Ndasenze ngo duhumuke amaso kuri ubu buntu n'ubu bwiza watugiriye. Aya mabanga atangaje, nyamara bisa n'ibyoroheje. Ibi nibyo dukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Ushimwe kubwo kufungura amaso ya benshi, ndetse ko hari byinshi bizatangira kubaho n'amashimwe atangaje kubwo kumenya uburyo tuyobora n'uburyo duhamagarira kwiga kuvumbura icyo gushima gushobora gukora. Mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom.